bimeze bite mambo vipi bimeze bite umwana yagize cyasunika umwana mugenzi we amukubita ku gikuta umwana ubanza umutwe umenetse cyangwa se akaba hasize ubuzima mwabana mwe mujye mwirinda imikino ya kiboyi ibintu mugira byo kurwana mubyirinde ntabwo ari byiza ubwana bwawe buvuye hakuno ku ishuri ari bubiri ariko kamwe kagize gacya burashihurana buratukana kamwe gakubita kandi hasi karagasunitse kagwa nabi akana se bura ntigapfuye nyagasani we bimeze biti dukere William byose umusore usa na Yesu nibisanzwe akana karashye hakuno reka twumve uko kagiye kuvuga iwabo bimeze biti bigaragara ko ari akana gashuti ke akurebiriye ese mugenzi wawe ari he ntabwo mbizi uravuga iki ngo ntabwo ubizi erega ntabyo nzi ntabwo mbizi ntabwo nzi aho ari bigaragara ko umugabo uri aha nawe yabaye sesenge umugore uri aha ngaha ntukibasha kugenda agatora agatambwe umugore yarirukanse nyagasani akandi ibyo gakoze karabizi ariko kanze kuvuga ukuri umugabo hakuno nawe yarimo aragenda avuye guhaha ageze n'amabere arikora mama we yikora tose araza yirukanki areba umwana kunyegagiza umwana wapi nta kigenda bimeze bite ese umwana arapfuye atangira gukurura ibihe asubiza ubwenge inyuma agahereza shokora akana kabyina ari ntaribi abana murabizi ntaribi bana bato mwitonde izi ni flashback zamugarukiraga cyangwa se intekerezo hariruka nkagira gutya akana wapi nta gukanguka kahwereye kabi kadapfuye nyagasani mu kwirukanka umugabo agenda umugore hakuno nawe yaraje aze kureba arebe se umwana byifashe bite asanga akana bagakubise ku kibambasi umutwe wamenetse hadicikanga wa mugabo agarutse n'amazi mama we utuzerazanye mu kiganza ngo urebe ko kazanza mu kana twotura mujabuka umwana aramubuze arabira koko hakuno akana kari kuvugishwa ngo umwana wese urwaye uko amera umubyeyi nawe hakuno akomeje kukitaho ese bimeze bite ese birajyana he birasobanura iki umugore asubije ubwenge inyuma yibuka uko ibi byose byatangiye sasa byatangiye gute kujya abonane n'uriya mwana ese byagenze ute hakuno bari basohotse mu bitaro we na se umwana na se bari basohotse mu bitaro agira icyo amuhereza niba ari inzitiramubu niba ari imyenda amuhaye aragenda agira utwazana hakuno uri kuri telefone munyengango cyangwa se fawazi igisambo gikuru aza yegera hakuno nyagasana abajabuye umwana akana nako kamyirukaho karamubura kararira gasigara karira konyine gasigara karira nibwo wa mubyeyi yaje urabona ko nawe mugabo yari muzima aza asatira umwana amukoraho ati se mwana muto byagenze ute ati nari kumwe na papa none ibyanjye barabijyanye igisambo kiranyibye kandi fawazi ntibamuzi no ese ndabikura he koko sheri tujyane uyu mwana rero turebe uko twamufasha kuko urabona ko uyu mwana afite ikibazo nuko umubyeyi yabuze umwana we atangira kugenda ashakisha za Nyabugogo Igisenyi Rubavu ku Majengo arahagera Ikarukogo arahagera Nyabugogo arahagera Gasabo arahagera abura umwana arimo arashakisha umwana ihuye hose aramubura umwana aramushaka ntabwo amubona bimeze biti sasa mambo vipi kurikira unarebe nta gahinda nta kababaro nibyo umugore yibukaga yari arimo aribuka umugabo akaza hakuno n'agahinda ari kuzikubura umwana bigaragare ko uyu mwana nta na nyina babana ari wewe na se gusa babanaga atangira kwibuka agapupe anatera agapupe atangira kwibuka umwana we yibuka ibihe banyuzemo umwana arimo ariga bari mu rugo amuguriye akanonoso aragahisha nk'uko umwana wese amera aragahisha nk'uko abandi bose bimera arangije agiye gutungura umwana we akunda umwana we niwo muryango afite nta kindi afite muri iyi safunikira atari umuryango we amuhereza akanonoso umwana arishimye papa ukoreye surprise buryo umugabo yabitekereza ntabwo biri kuba dore agahinda niba mufite abana mumenye ngo aka ni agahinda bimeze bite akomeza kugendagenda ashakisha agize atya abona umwana we nyamara ntawe uyoberwa umwana we
uko byagenda kose ntawe uyoberwa umwana we. Araza hakuno ni papa wawe, ni papa wawe, ntabwo unyibuka. Mwana wanjye ni papa wawe. Akana hakuno karamushyura, egera wa kigabo we kibi, ndi kubona ufite n'igisura kibi, reka kutwegera utumenyera. Mwana wanjye ni njyewe, ni papa. Umwana asubiza amaso inyuma arebe. Papa igihe baburaniye n'igihe kinini, haciyemo igihe kinini. Dore umugabo hakuno yabaye zezenge nawe. Umwana w'umukobwa nawe asigara wenyine, bigaragara ngo ubu niwe papa ni nawe mama. Mama, twahuye na papa w'uyu mwana. Ati yashatse kumufata ngo amujyane ubwo twari tuvuye ku ishuri. Mwana wanjye ngwino hano. Uyu mugore bigaragara rero ko akunda uyu mwana ku buryo yumva atanamutanga. Umugabo hakuno aracyashakisha umwana we. Umuryango urababaza abagenzi. Andika gasobanuye by William byose kuri YouTube channel. Bashikona nta wundi waguha filime n'umusore usa na Yesu nk'ibisanzwe. Erega ninjya mu ijuru bamwe muzagumbura mumbwire muti ese tuzakubona dute. Gusa nabahaye ijambo rivuga ngo ntawe uzajya kwa data namujyanye. Uko niko kuri kandi mugomba kubyizera, niko Yesu yavuze. Nanjye rero uko ndi mu shusho ye munyitege. Umugabo akomeje gushaka umwana we. Akama hakuno karabibona karababara. Nyamara umugabo arababaje. Ariko uzi kubura amaraso yawe ukabura ikibondo cyawe, wavunikiye biraryana. Dore umwana we nyamara ngo uyu hakuno, ariko umubyeyi ntabwo ashaka kuvuga ku mwana mufite, akomeje kumuhisha. Akana kaje hakuno karareba, akoshye mama kuki udatanga umwana w'abandi. Nyamara uriya mugabo arababaye. Bimeze bite? N'umuryango hakuno akana kitegereza uyu mwana. Ariko mama ubundi twamuhaye umwana we, bimeze bite? Reka tujye kwikinira basi mama. Akana gasora umwana nk'aho bagiye gukina. Akana kaza ubwenge kazana umwana hakuno. Umugabo nawe hakuno zamwakiyeho, nta cyogosha nta gifura byamukwamiyeho. Umwana araryo, fata urwana rwawe, fata sibyo ufata, jyana ibyawe, hari ikindi umbaza. Umugabo ntacyo, ni umugabo useka. Uko wamujugunyira umwana nta kibazo, abonye umuryango we. Umwana yakoze ikintu kizima, mama Zahana abibonye agiye kubwira umwana ngo gerayo nimenye bamugonze mama we. Nyagasani bimeze bite? Ese umubyeyi arapfuye cyangwa ni muzima? Ese bihagaze bite? Naho karangiriye. Naboneka kandi gace nako nzakabageza. I love you so much.